Message Imana yashize ku mutima wanjye niyo kuvuga ubutumwa cyangwa se ibyo nabashe kwerekwa bigera kuri 18. Icya mbere Imana yanyeretse ni ugutambagizwa ururembo Siyoni. Icya kabiri ni ubukwe bw'abadayimoni. Icya gatatu ni umunara muremure. Icya kane ni ukunyura mu nyanja. Icya gatanu ni kunyura mu muriro ugurumana. Icya gatandatu ni urwego ruri hejuru y'umwobo. Icya karindwi ni abantu biba cyangwa bitisa ku by'abandi. Icya munani Jani ashakishwa ngo agezwe imbere y'umukuru w'abadayimoni. Icya cyenda ni ikimenyetso cy'amandiko AB urwego n'ibisiribanze. Icya 10 ni ukwezi guhinduka ijisho. Icya 11 ni uguca mu ruganda ukavamo uri nk'umwana mutoya. Icya 12 kwambara imyambaro ikwiriye abana b'Imana. Icya 13 kwihindura twiyoberanya. Icya 14 kuzamuka umusozi Sinayi. Icya 15 ni igiti kinini cyazamutse hejuru y'umwobo. Icya 17 icya 16 marayika ntangiriza ukuboko kugira ngo mbashe gushaka abantu 70 bakijijwe neza. Icya 17 ni uruyuzi rumera mu rusengero imitwe yawe gahinduka inzoka. Icya 18 ni ukubwira abantu cyangwa umuntu wese uzi ko atariyandikisha yiyandikishe hakiri kare. Yesu ashimwe. Amen. Zaburi ya mbere. Sashimwe torero ry'Imana, nongeye kubasuhuza abantu mudukurikira kuri Zaburi ya mbere TV. Mbahaye ikaze kuri channel yacu nkuko bisanzwe kandi mbifurije amahoro y'Imana. Birashoboka ko waba utameze neza ahantu uherereye. Birashoboka ko waba urwaye, birashoboka ko waba ufite ibibazo bitandukanye, ariko nkunda kubabwira ko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo hari ikurira umuntu yarira nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndagusezeranya ko umugambi bw'Imana, umugambi w'Imana atari ukubabaza umuntu iteka. Nimba bitameze neza ejo bishobora kumera neza. Hanyuma tugize umugisha uyu munsi twakira umubyeyi mukozi w'Imana, muramuzi mumenyeye, muvuga butumwa w'umuhanuzi. Reka muhe ikaze yibwira abantu mbere yuko dukomeza. Karibu umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Mumeze mute iminsi myinshi? Tumeze neza cyane. Hari hashize igihe kinini cyane utadusura, utatambutsa message Imana yaguhaye. Byagenze bite? Twari tukibanza kureba uburyo twabigenza. Yego. Cyangwa se turi kugendagenda ahandi. Ni ukuvuga ngo nanjye ngarutse kuri message Imana yampaye cyangwa se yanyeretse yo kubwira abantu bose ndarobanuye ku butoni nk'uko Imana itarobanura ku butoni. Iyi message mfite irarebana n'umuntu wese utuye cyangwa uri ku isi yose. Amen. Mbere yuko utambutsa message hari abantu bakubonye ari ubwa mbere wabibwira hanyuma ugasenga tugakomeza. Murakoze. Nanjye nitwara Hajani, ndi umumama ndubatse, mfite umutware ndetse mfite n'abana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yanshize muri nge kugira ngo mumenyeshe ubwoko bwayo, abantu bayo bakizwe bave mu byaha bihane. Ni ukuvuga ngo ubwo butumwa burakataje ku isi yose, umuntu wese ubwumva ashobore kwihana agakizwa. Amen. Reka dusenge ubune gutambutsa message.
Mana data mu izina rya Yesu Kristo rikomeye Yego, turagushimiye urukundo rwawe udukunda rusumba ukwezi rusumba izuba n'ikuzimu rugerayo tugushimiye ko ukitubeshejeho turi bazima ntidupfuye mu byaha ntabwo twarimbutse muri makeya turi hano kwamamaza ubwami bwawe turi kwamamaza inkuru nziza yawe Yesu ni wowe mwami w'isi n'ijuru ni wowe twizera tujya tubona imirimo n'ibitangaza ukora ku buzima bwacu tujya tubona imirimo n'ibitangaza ukora mu badukikije mu bidukikije uri Imana nyamana uriho wahozeho kandi uzahoraho ijambo ryawe rirambwira ngo nta muntu n'umwe wigeze kwiringira ngo akorwe n'isoni aka kanya tuje kuvuga neza inkuru nziza y'ubwami bwawe nyemerera nsengera umukozi wawe ndamurambuyeho amaboko yawe mu izina rya Yesu yego data reka amaraso Yesu amugote nsengeye iki kirere tugiye gukoreramo nacyo ukiboze amaraso Yesu ingabo z'umwijima zose trafiki za daimoni zose tuzikuyeho tuzikujeho amaraso Yesu nyemerera ubwami bwawe bwaguke mu izina rya Yesu iyi message igiye gutambuka ntaba ari we ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru hanyuma uwizageraho wese izamufashe guhindukira agakizwa akareka ibidakwiye mu bwami bwawe kubw'ubuntu n'imbabazi zawe turakuraritse Imana data Imana umwana umwuka wera ngo abane natwe muri byose mu izina rya Yesu amen amen karibu tambutse message Imana yashyize ku mutima wawe message Imana yashyize ku mutima wanjye niyo kuvuga ubutumwa cyangwa se ibyo nabashe kwerekwa bigera kuri 18 icya mbere Imana yanyeretse ni ugutambagizwa ururembo Siyoni icya kabiri ni ubukwe bw'abadayimoni icya gatatu ni umunara muremure icya kane ni ukunyura mu nyanja icya gatanu ni kunyura mu muriro ugurumana icya gatandatu ni urwego ruri hejuru y'umwobo icya karindwi ni abantu biba cyangwa bitisa ku by'abandi icya munani Jani ashakishwa ngo agezwe imbere y'umukuru w'abadayimoni icya cyenda ni ikimenyetso cy'amandiko AB urwego n'ibisiribanze icya 10 ni ukwezi guhinduka ijisho icya 11 ni uguca mu ruganda ukavamo uri nk'umwana mutoya icya 12 kwambara imyambaro ikwiriye abana b'Imana icya 13 kwihindura twiyoberanya icya 14 kuzamuka umusozi Sinayi icya 15 ni igiti kinini cyazamutse hejuru y'umwobo icya 17 icya 16 marayika ntangiriza ukuboko kugira ngo mbashe gushaka abantu 70 bakijijwe neza icya 17 ni uruyuzi rumera mu rusengero imitwe yawe gahinduka inzoka icya 18 ni ukubwira abantu cyangwa umuntu wese uzi ko atariyandikisha yiyandikishe hakiri kare Yesu ashimwe amen bivuga ngo ibi bintu ngiye kubivugaho uko Imana yabinyeretse gutambagizwa ururembo Siyoni narajyamye ngiye kubona mbona mvuye mu mwobo nzamuka njya hejuru ngiye kubona mbona ngeze ahantu hari amazu menshi ayo mazu yari yubatse neza kandi yubakishije ibirahure bikayangana atari ibingibi twubakisha amazu noneho nza gusanga kuri iyo nzu hari umugabo wambaye ikanzu yera ahagaze ku muryango nuko nibwo nagendaga musanganira mbona nanjye aranyemereye ndetse turanahoberana birangira mfashe ukuboko turagenda ngeze imbere gatoya numva abaririmbyi bari kuririmbira muri iyo nzu noneho birangiye ntega amatwi ngo numve cyo bari kuririmba numva indirimbo bari kuririmba ndayimenye ndatangira ndaririmba wa muntu wambaye ikanzu yera arambwira ati ibyo ntibikureba ngwino kuko hari ibyo nshaka kukwereka kugira ngo ubone uko ugenda ubivuga twaratambutse turagenda yanziza gusigara sinongera kuyibona twafashe umuhanda w'igitaka
ngiye kubona mbona arambwiye ngo ngiye kukwereka kandi ugiye gusubirayo kugira ngo uzatangaze cyangwa se uzavuge ibyo nkweretse. ahagaze nanjye nibwo nahagararaga akora hasi, mbona iyi si turimo ni nka aka gakungugu kameze nk'umwenda w'umweru worosha umwobo. Ni ukuvuga ngo natwe turi mu isi y'umwobo. Yakuyeho ako kenda arambwira ngo nindebe, ndebyemo mbona njyamye mu mwobo w'umwijima, umwobo w'icuraburindi, umwobo utabona, ariko amaso yanjye yararebye ndibona. Mbona aho njyamye, mbona Bibiliya, igitabo cy'indirimbo, ikayi n'ikaramu, uko njya mbyitwaza nyine kugira ngo mbyuke nandike iby'Imana yambwiye. Nuko ndabibona mpita mbona ari njyewe, ariko mbona umubiri wanjye wuzuye inyo gusa ziri kunyagata. None arambwira nti nimara kukubwira urongera usubire mwa kiriya kibiri cyawe. Ndamuhakanira ndamubwira ati njyewe ntago nasubirayo, sinasubirayo, ndabona umubiri wamaze kubora uri kujejeta inyo, sinsubirayo. Aturagenda uvuga ibyo nakweretse byose, umuntu wese ajya amenya yuko Imana iriho cyangwa se ijuru rihari. Ibyo byaratambutse, mbona ubukwe bw'abadayimoni. Nasinziriye ngiye kubona mbona ndi ku rusengero, urusengero rwari ku musozi muremure. Noneho ngiye kubona mbona ko hari abantu bari mu rusengero biteguye umugeni. Ngiye kubona mbona nicaye mu ntebe, ngiye kumva numva umupasitori umwe nzi hano ku isi arahamagaye, ahamagara izina ryanjye, ahamagara n'izina ry'umusore. Ubwo umusore yari iki? Yari umudayimoni. Mpita ndahaguruka, mpagurutse nsanga wa musore namureba mu maso akareba hirya, nareba mu maso ye akareba hirya, ntiduhuza amaso. Noneho baradushyingira, birangiye umupasiteri ajya imbere, natwe turamukurikira. Tugeze hanze y'urusengero bo bahita basubira mu rusengero, dusigara duhagaze imbere y'urusengero. Noneho rero umusore aravuga ngo dutahe. Twaratashye, mbona uko tumanutse, mbona dutambutse isikariye ya mbere, tugera ku ya kabiri, tugeze ku ya gatatu mpita ndavuga ngo ntashye ikuzimu. Ubwanjye umutima wahise umbwira ngo ntashye ikuzimu. Ni ukuvuga ngo mwuko gutaha ikuzimu, nagezeho nsanga ahantu imvura yaguye, imvura mbona hanyereye, nibwo gufata inkweto nari nambaye ko nabonaga zirengeye, ndazambura nzitwara mu maboko n'imyenda ndayihina bukeya, ndamanuka. Umusore arenga mpinguka. Noneho ngiye nkaza ngenda nkomeje mukurikira iyo agiye, ntazi yari no kunjyana. Ariko ni ukuvuga ngo twageze hasi ku ndiba y'ikuzimu, niho nagiye nsanga abantu benshi baratetse, inkono zabo biteguye umugeni utashye mw'urwo rugo. Ni ukuvuga ngo inkono zabo zari amabumba aya y'amanyarwanda. Noneho ngiye kubona mbona amashyiga yabo nk'uko twega dutereka amabuye, bo twari uduhanga tw'abantu. Uduhanga nitwo bari bashyigikije izo nkono, noneho amagufa ari inkwi. Imana izatubabarire, izaturengere. Amagufa niyo yari yabaye inkwi, biri kunuka icyotsi kinuka. Noneho ngo bari kuririmba ngo babonye umugeni. Nanjye nitegereza uko bambaye, nitegereze nuko basa, mbona rwose ni mu badayimoni natashye. Genda nkurikirana wa mugabo wantwaye, turagenda ariko ahiringa mpinguka. Ngiye kubona mbona wehe ashyikiye mu nzu nziza y'amadafari, ariko izindi zose zari nyakatsi. Noneho ngiye kumva numva ngo bitwa bashiki biwe baravuze ngo se ngo ni kariya kagore azanye. Buriya ni kariya kagore azanye, ngo kariya kagore gafite umuriro wotsana, ngo gafite umwuka unuka, ngo ntabwo twaguma ahangaha, turaje twigendere, azahasigare wenyine, ubundi azamutwikire mu nzu. Ndabyumvira, nkomeza urugendo. Ngeze mu nzu sinaharenga, narahindukiye, mpagaze mu muryango wa saro, ndeba iyo nturutse, mbona ba bantu bose na za nkono na za nzu na ya myotsi byose byeyutse byagiye, hasigariye aho na wa musore nakurikiye nawe yanyuriye mu gikari akurikira bene wabo. Mpita ndahagarara ndavuga nti Mana urakoze, ngeze ikuzimu, ariko nimbona uhankuye nzagushima. Ti kuzimu ni habi, kwa Satani ni habi. Yesu ashimwe cyane.
umunara muremure, Imana yanyeretse umunara umeze nka mpande eshatu, wari usigirije neza ku buryo ushyiraho ikiganza gutya kikanyerera kikavaho. Noneho ndabwirwa ngo uwo munara ntegetswe kuwurira kuko ngiye guhagarara ku gasongero kawo. Ngo bararirimba ngo nzahagarara ku munara wanjye, ngo maze ngo ningerayo ngo nzaririmbira Imana. Ni ukuvuga ngo umunara nawushizeho amaboko, nashyiraho n'ukuguru nkabona biri kunyerera. Namanika ikiganza nashyiraho n'amaguru bikanyerera. Bigezeho numva amaguru n'amaboko birafashe nka sima kundurira umunara, mbona uri kunyerera ugenda uzamuka. Birangira mbona hacitsemo umuhanda hagati. Noneho nkaho nagakomeje ngo nurire, ndambikamo hagati, ndakomeza ndagenda. Maze kugenda wa munara uhita urahava urigendera. Inzira nkomeje naje gusanga irengana mu mwonga wari urimo inyamaswa. Noneho hariho n'ibitare by'amabuye, noneho hari kunyuramo n'amazi, ariko umuhanda ugahingukira hakurya. Kugira ngo ugere hakurya ni ukunyura muri wa mwobo urimo inyamaswa. Nabyo ndabitinya. Maze kubitinya navandi Imana, noneho yumbabarira umunara ukongera ukagaruka, ndawurira ndebe aho wambwiye kuhagarara ko mpahagarara. Nibwo nagiye kubona mbona umunara urongeye ugarutse mu maso yanjye. Noneho ndawurira mpagarara ku gasongero. Mpageze nahasanze hari umuhanda mwiza. Umuhanda narawukomeje ngiye ngera ahantu hari amazu menshi kandi meza. Noneho ngiye kubona mbona ngo habayeho kwifotoza. Noneho waba uhagaze uri wenyine, ukabona uhagararanye na Yesu Kristo, ukabona undahagararanye na Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, ukabona undahagararanye na Yesu Kristo bamujombye icumu mu rubavu. Ibyo birangira gutyo. Icya kane nacyo nabonye inyanja nini cyane. Inyanja nini, inyanja ituri imbere, inyanja y'ibibazo, inyanja tugiye kunyuramo. Nagiye kubona ngo mbona iyo nyanja dutegekewe kuyambuka. Hakurya y'iyo nyanja hari abagabo batatu bari bafite ibitabo bitatu. Igitabo cyanditswemo amazina, igitabo cyanditswemo imirimo, ibyo twagiye dukorera hano ku isi. Noneho umuntu urenze iyo nyanja abaruhutse imirimo n'imihate yakoze. Noneho akaba agiye kuruhuka. Ni ukuvuga ngo inyanja nta n'umwe wayigiyemo, n'abayigiyemo ntibayivuyemo. Harokotse umugabo umwe gusa, niwe wubiye mu mazi, mbona ageze aho abo bagabo bari. Ikindi nacyo cya gatanu nabonye umuriro ugurumana. Noneho twese dutegekerwa kuwinjiramo. Uwo muriro waragurumanaga, ariko numva ijwi rivuga ngo umuntu wese ntasubize amaso inyuma ngo arebe ibisigaye. Icya mbere ni ukureba imbere mukanyura muri ya muriro, kuko ugiye kubacira urubanza. Ni ukuvuga ngo umuriro abenshi barawutinye, abenshi bareba inyuma, baguma bareba inyuma nyine bamera nka mukaroti. Abandi barakomeza turagenda, ariko umutima umpamiriza kugenda imbere sindeba inyuma. Sinumve n'amajwi bari kuvuga, nkomeze imbere ngende. Ninjye wari uri imbere, ndagenda nyura muri wa muriro neza. Umuriro nawe utambutsemo, nkaza mbona umuriro kugenda wegerayo ngo ntambuke, ukegerayo nkabona ndatambutse. Ngiye kubona mbona ngo ngeze imbere n'ubundi y'abagabo batatu bafite ibitabo. Barambwira ngo abagenzi banjye twazanye bari hehe. Ndababwira ati bagenzi banjye mbasize inyuma, ariko ngewe ni ngewe ugeze hano ngenyine. Barambwira ngo nuhagararaho ubategereze tubacire urubanza rw'ibyo mwakoze. Yesu ashimwe. Amen. Icya gatandatu ni urwego rwamanutse hejuru mu ijuru rushinga ku mwobo w'ikuzimu. Uru rwego rurimo ruratumenyesha yuko tugiye kuzamuka urwego dusanganira uwadutumiye cyangwa se uwadukoye. Ni ukuvuga ngo aha ku isi turi mu mwobo. Urwego rugiye kumanuka. Noneho nirumanuka buri wese ashinzwe kuzamuka kuri urwo rwego. Ariko urwego benshi barutinye, benshi bigumiye muri wa mwobo. N'abari kuvamo ngo basingire akabariro ka mbere k'urwego bari kukananabaho, n'ukarekuye akongera akidogeza muri wa mwobo.
ndetse hari na benshi bagiye buri muntu wese agenda agira akabariro ahagamaho ntakarenge. N'ubundi hazamutse umugabo umwe gusa niwe wazamutse araturenga twese, ararembera aragenda. Ibyo nabyo biratambuka. Cya karindwi, abantu biba. Imana yanyeretse ko hari abantu bari kuza bajya kwiba, bakiba iby'abandi bakavuga ngo ni dukeya dutwaye, ni dukeya dukuyeho, nyamara Imana yabonye yuko uduke tungana ni byinshi. Imana yavuze yuko iyo utwaye gatoya kangana na kanini. Icyo nacyo ni icyaha gikomeye Imana iri kubona ku bantu. Icya munani nacyo, ngewe Rahajani ndashakishwa ngo ngezwe imbere y'umukuru w'abadayimoni. Satani yarampinze iminsi myinshi kubw'ivugabutumwa se, uko abona muzengereje, noneho yohereza abadayimoni ngo bagende banshakisha ngo banyice. Abadayimoni bazerereye hejuru mu kirere, ndababona, atuma abasore, atuma abakobwa, abo ngabo babonye ko batambonye, noneho yohereza abana batoya bari nk'abanyeshuri bambaye imifomo, abana batoya biga primaire. Nagiye kubona mbona abana basakaye igihunu nari ninjiyemo nakihishemo, abana baranshakisha baza kungwaho. Banguyeho mbita nanjye ndihweza mera nk'umuntu upfuye. Ni ukuvuga ngo baranteruye banshyikiriza umukuru wabo, bandambika aho ngaho. Noneho inama iranteranira, batangira kuvuga ukuntu bari bundye. Noneho mbona basosoye amenyo, bafite n'ibyara birebire, noneho bakaza basukumwa kujya kunguramwo amaso cyangwa bankuremwo amara. Nkumva ko umubiri wanjye uhise wuzura ikinya, nkumva nakinyeganyeza cyangwa ngo ndebe. Umutima ukambwira ngo nindeba barahita bamenya ko ndi muzima. Noneho baratangira baravuga ngo se turacyamukozeho iki? Twari kumujya nabi, twari kumwica nabi, none dore dusanze yapfuye. Ndihweza ku buryo batamenya ko ndi guhumeka. Noneho baza kuntera ibitugu, baritarura bajya mu nama gukora inama neza uko bandya, uko bari kundya ndi muzima siko bandya. Ikimenyetso cya 9 ni ikimenyetso cyangwa amandiko. Ni ukuvuga ngo mu kirere haje uruziga ruriho amagambo A, B, urwego n'ibintu bisiribanze. Numva ijwi rimbwira ngo A n'ubwiza, B n'ukujya mu bundi. Nayo ibisiribanze Imana yavuze yuko ari ibyaha abantu barimo barakora. Urwego narwo n'urugiye kuzamura abantu, ariko Imana igashaka ngo abantu nibave mu ibyo bisiribanze, mu ibyo byaha babireke, bajye mu bwiza, bayinjire mu bundi, babone bazamuke. Uru rwego nirwo rubategereje. Icya 10, ukwezi guhinduka ijisho ry'umuntu. Ni ukuvuga ngo abantu muri iyi minsi bari kubabaza Imana. Ijisho ry'Imana ryaramanutse kandi ririmo rirabareba ibyo bakora. Cyane cyane abantu bubatse ingo barimo baraterana imijinya mu ngo zabo, baracanana inyuma, abantu bari kwiba, abantu bari kubesherana, abantu bari gukora ibyangwa n'Uwiteka. Ijisho ry'Imana ryarabarakariye. Cya 11 ni uguca mu ruganda ukavamo uri nk'umwana mutoya. Ni ukuvuga ngo hari uruganda ruri imbere yacu Imana igiye kuducishamo, cyangwa se iri gucishamo ubwoko bwayo kugira ngo bavemo neza. Uruganda ni ukuvuga ngo ni ukwihana ibyaha ukamera nk'umwana mutoya. Cya 12, kwambara imyenda tukambara twikwije. Muri iyi minsi abantu bari kwambara ubusa, navuga yuko ari ubusa, nta munyamwuka ukiboneka, bose babaye nk'abisi. Ni ukuvuga ngo Imana iri gushaka ngo nimba ukorera Imana ukaba umunyempano, ukaba wuzura umwuka wera, ukaba umuvugabutumwa, ambara wikwije, ureke guhenera Imana ndetse n'abantu, kandi ugaragaza imbuto z'umwuka zikurimo, ureke kuba nk'abisi. Cya 13 ni ukwihindura. Abantu benshi bamaze kwihindura, bakihinduriza, babaye abazungu cyangwa se impu zabo barazihinduye, bagaye Imana yabaremye, isura yabo barayanse, ahubwo biyambitse iyabo sura.
Imana irashaka yuko nuko gutwi watoboye inyama iriho uzayibazwa. Inyama yavuye ku gutwi Uwiteka azayikubaza aho wayishize. Imana ivuga yuko mwaharitse Imana. Rya 14 kuzamuka umusozi Sinayi. Nagiye kubona mbona nzamutse umusozi Sinayi, umusozi muremure cyane uzamuka nk'igiti. Nagiye kubona mbona uwo musozi hari agati gahari nakicayemo maze kunanirwa, ariko amahumbezi amaze kungeraho nongera ndazamuka. Maze kuzamuka nageze ahantu hari amazu menshi, hari ibyo Uwiteka yashakaga ngo ndebe muri ayo mazu nige. Birangiye irongera ambwira ngo ninongere manuka umusozi. Umusozi narawumanutse wa Sinayi, n'ubundi ni nko kumanuka nk'uri kumanuka mu giti, ariko ni ukuvuga ngo uwo musozi watangiye gushya, urashya, utwika ibiti birashya, umuriro uratwika, amabuye arashya. Ngiye kubona mbona byose byagiye bihinduka ivu, ariko kabona bifite amenyo nk'ay'abantu. Icya 15 ni igiti kinini cyazamutse hejuru, imizi yacyo nayo iva mu butaka izamuka yanama hejuru y'ubutaka. Mu gihe nkandagiye ngiye kubona mbona hasi hari umwobo muremure. Uwo mwobo wari urambitsemo impinja nyinshi cyane zigaragura hasi ku butaka, zimeze nk'izibabaye kandi zimeze nk'izitaka ariko zitavuga. Numva ijwi rivugiye muri cya giti rirambwira ngo ninterere abo bana imyenda bambare. Imyenda narayibatereye, mbona impinja zose zihise zambarira rimwe. Ni ukuvuga ngo zihita ziterura amagambo zivugira rimwe ngo mutubarize ababyeyi bacu baturoshye muri uyu mwobo, batujijije iki, twakoze iki, ni kuki batemeye yuko natwe tubaho nk'abandi bana cyangwa tukavukira igihe nk'izindi mbinja. Numva ijwi rivuga ngo nta juru ry'abicanyi. Icya 17 ni uruyuzi rumera mu rusengero. Nagiye kubona mbona uruyuzi rumeze mu rusengero, rugaba imitwe yayo rugenda rushaka aho rusohokera. Ruza kubona aho imiryango y'urusengero iri, noneho uruyuzi ruranda rusohoka rujya hanze. Abanyetorero babonye ko uruyuzi rwagiye hanze bagwana n'imitwe yazo babisubiza mu rusengero, ariko imitwe irabaganza. Bigezeho babonye ko imitwe irimo irabaganza, nibwo ya mitwe y'inzuzi yahise ihinduka inzoka, zigenda zibirukaho, abantu bakava mu rusengero bakagenda ntibagaruke. Icya 18 kiravuga ngo bwira abantu cyangwa umuntu wese uzi ko atariyandikisha kuri liste kubw'igikorwa cyakozwe, nawe niyiyandikishe hakiri kure, kuko ugiye guhemba aje guhemba abakoze umurimo neza. Mbo ikindi na Imana yambwiye ni indirimbo ivuga ngo nimushake Imana bigishoboka, nimumwambaze akiri bugufi. Ngo nimushake Imana igihe kikiriho, nimumwambaze akiri bugufi. Bamwe bagiye kurira, abandi bagiye kuboroga, abandi bagiye gutaka. Nimushake Imana igihe kikiriho, kuko igihe kije ni igihe kirushya. Bamwe bagiye kurira, abandi baboroge, abandi ni amarira, abandi ni agahinda. Yesu abaha umugisha. Amen. Mukozi Imana, Imana iguhe umugisha kandi aho ukuye ihasubize byinshi. Yego. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yobu ibice 33:15 ngo mu nzozi no mu yerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvikanisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Amen. Amen. Turagushimiye cyane kuri message yawe. Hano ni kuri Zaburi ya mbere, nk'uko ubizi iragera kure, ndabyizeye, tubyizeye izumvwa n'abantu benshi.
gusa wenda akabazo k'amatsiko nakubaza muri ayo mayerekwa agera muri 18 numvishemo na message ikomeye cyane y'ukuntu washyingiwe abadayimoni. Ni iyihe message yakwamiye muri wowe? Hari igihe umuntu arota cyangwa yerekwe ikintu ariko buri gihe kigajya gihora kigaruka, umwuka kigarura. Ni iki cyakwamiye muri wowe wumva gikomeye cyane wabwira abantu? Byose byankwamiyemo. Ubu nta kintu n'iki nakibagirwa Imana yanyeretse cyangwa se yambwiye. Ni ukuvuga ngo ubwo bukwe nshyingirwa n'umudayimoni se, nabonye udushyingira ari umupasitori hano ku isi. Ndangazwa cyane nuko namubonye iyi kuzimu n'ubundi ari kunshyingira. Ndavuga ati Nyagasani Imana utabara abantu bawe. Ni ukuvuga ngo niba turi gukorera Imana tukayikorera turi kubeshya abandi cyangwa bitaturimo ari icyubahiro, Imana nayo ibyo byose irabizi kandi buri muntu azibarizwa icyo yakoze. Hari abagabo 3 bari ku ntebe, bari imbere y'intebe y'ameza barimo barandika cyangwa se bari kureba imirimo waba warakoze ukiri mu isi ugihumeka. Iba warakoze neza niba warakoze nabi, byose Imana irabyandika. Ni ukuvuga ngo rero nanjye izo message zankwamiyemo ntago nazibagirwa ko Imana yazimpaye. Nzarinda nipfira message Imana ishyira ku mutima wanjye zitavuyemo. Imana ishimwe cyane. Harya mu murimo w'Imana ubundi umurimo Imana yaguhamagara umuhamagara wawe no kugira gute? No kubwiriza cyangwa ni ubuhanuzi? No, umurimo Imana yambaye no kuvuga ubutumwa. Yego. Nkagenda mvuga ubutumwa aho intumye hose ndagenda, cyangwa umuntu ku giti cye kagenda nkajya kumubohoreza cyangwa se nkamusengera Imana ikamugirira neza ikamukura mu byo arimo, Imana ikabyigizayo cyangwa se ikabikuraho. Ubundi mvugo y'Imana abantu bavuga ko ijimije, kandi nibyo kuko hari igihe Imana izimiza kugira ngo dukoreshe n'ubwenge bwacu, dukoreshe n'umwuka. Ndetse urugero rwiza ibaze nko kuba yemeye kuba ari wowe ikoresha, igatangaho urugero kugira ngo yerekane uburyo urimo gushyingirwa abadayimoni. Waba asobanukiye bishatse kuvuga ubwo? Ntabyo nzi. Ku ruhande rwanjye ndumva urugero uri umudamu, uri umugore mu buryo bw'umwuka n'itorero rya Kristo. Kuba itatanze urugero ku mugore w'umuturanyi mugenzi wawe akaba ari we ikoresha, ikubona nk'itorero. Ikubona nk'itorero, noneho ibaza itorero ryashingiwe abadayimoni. Rero Imana yacu idushoboze kumva ibi bintu mu buryo bwiza, mu buryo bushyitse, buri wese akuremo message ye. Ngaho soza usengera iyi message, izi message utambutse mu izina Imana igiye basobanurira ku bwayo, ku muntu uzi gusenga cyangwa se uzi ikisobanuro Imana ibimushakaho. Murakoze cyane. Ndagushimye Uwiteka Nyiringabo. Ndaguhimbaje cyane kuko kugira neza bukira bugacya. Ndaguhimbaje cyane kuko waturinze uyu munsi wose. Ndagushimye kuko twinjiye muri uyu mugoroba data duhumeka umwuka bazima, nta gikuba cyacitse muri twe. Wirukanye ingabo nyinshi z'abadayimoni zari zitugose, imbaraga z'umwijima zahunze ku bwawe. Ndagushimye cyane kuko uri hafi yacu kandi ko witeguye kutugirira neza. Mana data wa twese uri mu ijuru, maze gutanga iyi message kugira ngo ibashe gushika ku muntu wese icyaremwe cyawe. Mana Uwiteka ntago ujya urobanura ku butoni. Waravuze ngo abarwayi 2 baje imbere yawe data wa twese bakakubwira ngo nubakize. Mwami wanjye Yesu, ntago ujya ukiza umwe ngo undi umureke ngo nagende yipfire. Mwana w'Imana, bose ubakiriza icyarimwe. Ni kubwo ubu butumwa rero ntago bubwirwa umuntu umwe, burabwirwa buri wese. Ntibubwirwa itorero rimwe, burabwira amatorero yose, kugira ngo data wa twese ibizima 7 bitarapfukamira Bayali nabyo bikizwe ku bwawe, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Shayura abantu mu byaha barimo, shayura abantu mu byaha bashayemo. Uwiteka Nyagasani, ubaha agakiza ku buntu, kandi data wa twese
ubagirire neza kugira ngo babashe kukumenya. Mana yacu, yaba urukundo rwari kuba ruturimo, iyi si yacu yagira amahoro. Ariko Uwiteka Nyagasani, urareba ukabona nta rukundo rurimo, kuko abantu Mana bari guhura na bagenzi babo ati Mana yacu, Imana yacu, ati Yesu ashimwe, nyamara ku mutima we rurimo rurasibana. Ariko Uwiteka kukurebera icyarimwe, ndagusabye kugira ngo wongere utwuzuze urukundo, twongere dukundane, twongere duhure duhuze. Uwiteka tegeka, kuko byose birashoboka, ariko nta cyabuza umugambi wawe gusohora. Ibyo wavuze byose uzabikorera kwiyubahisha. Ngaho nubikore nonaha, kandi utegeke byose birakumvira. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Dushimiye n'abantu babanye natwe kuri Zaburi ya Mbere TV muri iki kiganiro. Iyi message irakomeye, kandi message ntuyihererane. Imana nigushoboza ubashe kuyisharinga ku nshuti zawe. Nimba hari icyo udasobanukiwe, umukozi w'Imana agiye kuduha adresi ye, ayivuge kugira ngo uzamusobanuze mu izina rya Yesu. Wabwira abantu telefone yawe cyangwa adresi yawe, uburyo umuntu yakubonamo yifuje ko wamusengera, wamugira inama. Imana igushoboze. Nomero ya telefone yanjye ni yayindi ntihinduka, inshuti z'umusaraba zinziho cyane ku izina Rahajani. Ni 0784 Imana itugirire neza, murakoze cyane. Zaburi ya Mbere.